Sylvie. 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 Nanyuze muri Sylvie. Usurabona njye meze nka Sylvie. Nanyuze ngo niwe numvishe urugi ruvuga ngira ni. Okay. Digendeye rero. Ugiye? Sheri. Ugiye? Cyangwa nshaka. Uyu ugenda ntugenda hari ubwo ujya umbwira. Sinumva ngo watoranyije wowe na Fiston ngo mwagiye. Sheri ko tuvuga nabi. Kese ndi kuvuga nabi. Ubwo ni wowe uvuga neza. Ese kuba mubajije ngo ugiye he buramuza amakosa? Ntabwo ikibazo gukumbaza. Akundire bake. Reka tubaze tuvugane. Reka tuvugane dushyire ibintu ku murongo. Nkeneye kukubaza. Ndagusubiza. Uransubiza. Urankunda? Cyane. None se ko uririmba ku nkunda ukarara ijoro ryose uvuza induru, nta nubwo wamenya yuko njyewe ndi umuntu nanjye nkeneye gusinzira? Ese cyose kamaso bari kundya koko. Wihanganye se wabiki? Sheri no kwimana mba nihanganye ntako nagize. Niyo maso ari kukurya, ubwo icyo usabwa ni kimwe, ni ukwihangana urahita nkwiye gusezerana umuntu, cyangwa se ibyo byaba bikunaniye jewe sindarane nawe nkarara mu kirere. Bakunze b'inzira y'umusanzu bashoje muherereye hose ngo amashije kunaka ibintu bikomeje kuba byagurana, ngo amashije kunaka ngo bitacyusa atangiye kwitwara mu buryo budasanzwe, mwatangiye kubona kanga bitacyusa atangiye kwereka iribagiza katakimukunda. Ese none bigiye kugenda gute? Mbere ko dukomeza ryamanze ngusaba akantu gatoya cyane, nimba nawe koko uri kubabazwa n'imyitwarire cyusa, nimba uri kubabazwa n'uburyo icyusa atangiye kugitwara kuri iribagiza, kandi muzi neza isezerano bitacyusa yahaye iribagiza mubwira yuko azamubera atari ndetse azamubera n'amaso mu gihe iribagiza atari kureba. Gusa mukamuri kubona kwanga iribagiza, gusa mukamuri kubona kwanga bitacyusa atangiye kuba yarenga ku gihango yagiranye na iribagiza. Ndagira ngo nawe ujye muri comment ugire ijambo rimwe ubwira cyusa ko muri kubona kwanga ibintu cyusa ari gukora atari byo, ndetse muri kubona kwanga ibintu cyusa ari gukora ari guhemukira cyane iribagiza. Ese none bizagenda gute? Iribagiza nta mukamenye yuko cyusa atakimukunda, nta mukamenye yuko cyusa asigaye atakimukunda, bizagenda gute? None kwanga ibintu bigiye kuba byahindura isoni, none kwanga mu rugiye kwaka. Ese none bigiye kuba byagenda gute? Kanga twamaje kubona kwanga akarugi mu bintu turashye, twamaje kubona kwanga kwa rugemwa Fabien ndetse na Rugemwa atangiye kuba bapanga kuba bashimutira iribagiza kugira ngo bazatsinde urubanza iribagiza atari mu rukiko. Bizagenda gute? Nge mugiye kubana yita Tiki Blaze mbaye ikasi tugiye kuba twaganira kuri na filime Ezira Musatora n'ukuntu bigiye kuba byagenda. Niba ugeze aha bwa mbere nyaboneka kandi subscribe kugira ngo tujye tubana kandi dukomeze kujya dusogirwa neza na filime Ezira Musatora ko ni benshi mwasigaye nyambutse ko ndetse mwasigaye mwose ukuntu bigiye kuba byagenda gusanga mugiye kubona ko none ibintu bigiye kurya, mugiye kwangana ko Rugemwa agiye kuba yajyanwa mu rukiko. Ese none bizagenda gute? Rugemwa nagira mu rukiko azabasha kuba yakwisobanura iki ko tuzi neza yuko Rugemwa nubwo ari kuguma guhakana icyaha ndetse nubwo ashaka kugira ngo azane abatanga buhamye ndetse n'ibyo ari gukora byose ndetse no gutanga amafaranga kugira ngo babashe kuba bamuburana byose biraza kuba byapfa ubusa, ubundi Rugemwa akajyanwa muri gereza. Ese we uri kumva Rugemwa ajyanywe muri gereza? Uri kumva Rugemwa ageze mu rukiko ubaye uri umucamanza wamukatira imyaka ingahe muri gereza? Ese urumva Rugemwa akwiye kuba yahabwa igihano cya burundu? Ese yabaye hari igihano cy'urupfu? Urumva Rugemwa akwiye kuba yahabwa igihano cy'urupfu? Nawe jya muri comment ubashe kuba watubwira kugira ngo utweke ko nawe wishimiye yuko Rugemwa yajyanwa muri gereza ndetse wishimiye yuko Rugemwa yahanirwa ibyaha byose yakoze, cyane ko mwabonye kwanga Rugemwa nta keza ke, ndetse mwabonye ubugome bwa Rugemwa, mwabonye ibintu Rugemwa yakoreye mama iribagiza nyira, mwagiye mubibona kandi mwabonye ko na mama iribagiza nawe yabwiye Rugemwa ati ngiye kuba nakwereka ugiye kubabona ngiye wanyawe. Ese none biragenda gutanga ko mama iribagiza nta mikino, kandi twabonye ko mama iribagiza ari umurakare ndetse mama iribagiza afite umujinya udasanzwe, cyane ko mama iribagiza yavuze ko azongera kwemera umwana wari uko Rugemwa ari mu rukiko. Ese none bizagenda bite? Kanga Rugemwa agiye kuba yagizwe imbere y'ubutabera ko Rugemwa agiye kuba yajya mu rukiko, dore ko ari byo bishi mutegereje ndetse ari byo bishi musigenye amatsiko muri kwibazwa bigiye kuba byagenda, dore ko navuga ko irangiye ari bishi mufite amatsiko ndetse irangiye bishi muri kwibazwa ukuntu Rugemwa ari bwaze kuba yagira mu rukiko uburyo biraza kuba bimeze. Gusa ugiye kubona ko agace kagiye kuza none kagiye kuza no ndetse kagiye kuza ari uburyo gusa. Mbere yuko dukomeza najya manze ngwereka ka filime kari guca ibintu hirya no hino. Ese nawe wabibonye? Nuko ganye Sylvie ntaragira icyo mubwira, reba ino trailer.
bakunze filime nyarwanda, nyuma yuko tubateguriye filime zagiye zikundwa hano mu Rwanda nka Gira Amata, Intare y'Ingore ndetse n'Inzira y'Umusaraba, Amazing Film Production yongeye kugutegurira filime y'akataraboneka yitwa Urwibanga. Ni filime ivuga ku mugabo w'umukire witwa Kamarade ufite urugo rwiza ndetse n'umugore mwiza, gusa ikibazo gihari nabonera umwanya umugore we kubera akazi kenshi. Reka nze ite mbikoherereza. Nongera wiki? Ntacyo, reka nze mbikore. Yes sir. Wow. Ese umugore wa Kamarade arakomeza kubyihanganira? Wangira ngo gende ivaze hano. Ku rundi ruhande Emile ni murumuna wa Kamarade, amwishyura kaminuza ndetse icyo ashaka cyose arakimuha, gusa umugore wa Kamarade atangiye kumukunda. Urabona ibintu ukoze? No, ntabwo ayo makosa nayakora. Sinshobora. No, ntabwo ibyo nabikora. Wanyumvishije Ayiwe, Emile birangiye atsinzwe, yemeye kuryamana n'umugore wa mukuru we. Ese murumuna Grace kamenye karyamana na Emile arabivuga? uca inyuma mukuru wawe, nk'uwo mukuru wawe aje agasanga mwahuje urugwiro kandi umaze kwigira icyanutse. Wapfuye ariho. Ese Kamarade we namenye yuko murumuna we asigaye aryamana n'umugore we, bizagenda biti? Ntuzacikwe n'iyi filime, ni kuri uyu wa mbere tariki 15 z'ukwa cyenda kuri channel yitwa Kamarade Films. Twayipininze muri comment, gera yuko re subscribe kugira ngo uzabe uwa mbere mu kuyireba. Urwibanga. Nizere ko wayibonye. Ni filime yitwa Urwibanga, iri guca kuri Kamarade Films. Manuka muri comment ya mbere niho urayisanga, ukandeho urahita ujya kuri Kamarade Films. Ni filime nziza. Nawe urabibonye yuko ari filime nziza cyane, ngira ngo urabibonye yuko hanga ubita Sylvie ababwiye hano filime mwabasha kuba mwayisanga. Nimba rero koko wishimiye kuba wareba ino filime ndetse ukaba wifuza kuba wayikurikirana kuko ni filime nziza ifite story nziza iryoshye cyane, nawe nyarukiraho ubashe kuba kana subscribe kugira ngo umunsi yasohotse itazagucika kandi ujye uguma kugenda ukurikirana duce twose tuzabasha kuba twasohoka, dore ko ari filime igiye gutangira guhitinga ndetse ari filime igiye gutangira kuza imeze nk'Inzira y'Umusaraba. Nimba warakunze Inzira y'Umusaraba ndetse na Gira Amata ndetse n'izindi nk'Intare y'Ingore, iyi nayo ntizagucika. Twikomeje mwaje kubona kwangaha ibyo kwa Rugengo bikomeje kuba byabagatira nzamiretse, ibyo kwa Rugengo bikomeje kuba byagurana cyane. Ese bizagenda guteka ngo bita Fabiola nta mutima agira ko tubonye kwanga bita Fabiola nta bintu by'imikino ndetse Fabiola ari umurakari cyane cyane yuko navuga kanga Fabiola kwa Rugengo ari nkawe mastermind, ngira ngo ubona ko ibintu byose ari we ugenda ubitegura. Mwabonye kwanga ibintu byose bigenda bibahanga ndetse n'ubugome bwose Rugengo agenda akora, navuga ko uwo bita Fabiola ari nkaho ari umuha ibitekerezo ndetse ari no mubwira icyo gukora. Ese bizagenda gute Fabiola nawe azagezwa mu rukiko? Ese ne wifuza yuko na Fabiola nawe yagezwa mu rukiko undi agacirwa urubanza? Nawe jya muri comment ubashe kuba watubwira kugira ngo dukomeze kugenda tugana kandi dukomeze kugenda dusunika neza ino filime Inzira y'Umusaraba ko ni beshi mwasigaye mubyibaza ndetse ni beshi mwasigaye amatsiko mukimara kubona yuko hanga Rugengo agiye kujya mu rukiko. Angira mwabonye ko beshi mwasigaye mufite amatsiko ndetse beshi mwasigaye mwazi ukuntu bigiye kugenda, gusa mugiye kubona ko noneho ibintu bigiye kuba byagira biryoshye cyane ndetse ibintu bigiye kuba byakomeza kuryoha cyane muri ino filime Inzira y'Umusaraba, dore ko nabwira kanga agiye gutangira kugaragaramo udushya tudasanzwe ndetse mugiye gutangira kubona ko ibintu bigiye kuba byaryoshye. Ese noneho bizagenda gute? Twamajije kubona kwangaha Kamarade ndetse n'umugore bafite ubwoba bwinshi cyane, twamajije kubona ko Kamarade ndetse n'umugore we bakomeje kwibaza kuri Emile. Ngira ngo ubonye kwanga Kamarade yakomeje kugenda abwira umugore we ati Emile nimba birabicanyi barakurikiye Emile ndetse na Anita, ndabizi neze ko barabicanyi baramutse bafashe Emile bashobora kuba bamwica. Ese bizagenda gute kangaha ibintu bikomeje kuba byagorana? Ese Emile na Anita bazabasha kuba bacika? Nawe ufite amatsiko menshi kandi nawe nibyo kintu uri kubaza, dore ko benshi mwifuza ko Anita ndetse na Emile bajya kwibanira ubuziraherezo. Gusa mugiye kuba
mwabona ko ahangaha ibintu bigiye kuryoha ndetse mugiye kuba mwabona ko ahangaha bita Emile agiye kuba yatungurana cyane kandi ndabizi ko benshi bigazi kuba byabashimisha kubona agashyanga bita Emile agiye kuba yakora nk'umuntu w'umugabo mugiye kuba mwabona ko noneho ibintu bigiye kuryoha ndetse mugiye kubona yuko ahangaha uwo bita aragiye kuba yatungurwa cyane ndetse bigiye kumucanga ndetse bigiye kumurenga ku buryo aragiye bitagira depression idasanzwe ku buryo ahangaha ashobora no kuba yakwiyahura. Ese biraza kuba byagenda bite? Nawe amatsiko ni menshi kandi nawe nicyo kintu uri kwibaza ndetse nibyo bintu benshi mukomeje kugenda mugirira amatsiko menshi cyane muri no filime Inzira musaba cyane yuko mwabonye ko ahangaha bita Emile ndetse na Anita ibintu bitoroshye ndetse ibintu bikomeje kuba byagorana cyane. Mwabonye ko ahangaha bita Anita ndetse na Emile bakomeje kwiruka amasigamana ndetse mwabonye ko bari gukurikira naho arari kugitera cyane yuko areba bashyizeho GPS. Niyo mpamvu rero mubona yuko ahantu hose Emile ndetse na Anita bageze ndetse naho bavuye hose tubona yuko ahageze. Gusa navuga ko noneho ahangaha bita Are agiye gutungwa cyane n'ibintu ahangaha bita Emile agiye kuba yamukora. Nawe ufite amatsiko ndetse nawe uri kubaza ukuntu bigiye kugenda, gusa ugiye kuba washira amatsiko ndetse ugiye kubona ko ino filime yacu igiye kuba yagana ku musozo. Dore ko ari benshi muhora mwibaza mvuga ati bizagenda gute, zarangira gute, ese Rugemwa bizagenda gute, Rugemwa azagenwa muri geza, ese zakatirwa imyaka ingahe? Ibyo byose uri kwibaza ndetse n'ibindi byinshi ukomeza kugenda yibaza cyane uri kureba ino filime byose ugiye kuba wasobanukirwa ndetse ugiye no kuba washira amatsiko muri ino filime Inzira musaba. Dore ko ahangaha mugiye kubona ko ibintu bigiye kuryoha ndetse mugiye kubona ko Rugemwa nawe ibyo bigiye kuba byarangira, mugiye kubona ko Rugemwa ibyo yanze ko bimenyekana ndetse Rugemwa ibyo yanze ko byajya ku karubanda, ibyo Rugemwa yahishe ndetse ibyo Rugemwa yanze kuba yabwira Fabiola ndetse na Nyantambara navuga ko agiye kujya mu rukiko byose bikagaragara ndetse na Fabiola nawe agahita mutakariza icyizere cyane yuko Rugemwa muzi yuko afite amabanga menshi yanze kuba yabwira Fabiola ndetse na Nyantambara. Rero mugiye kubona yuko ahangaha byose bigiye kuba byajyanze ndetse bigiye kuba byamenyekana. Ese nibimenyekana Fabiola azakomeza kugira icyizere Rugemwa, Fabiola azakomeza kugenda afasha Rugemwa muri byose cyane yuko ahangaha mwabonye ko Fabiola ari we uha ibitekerezo Rugemwa. Urumva rero ko ahangaha Fabiola atakiri kumwe na Rugemwa, urumva ko ahangaha ibintu byaba bihinduye isura ndetse urumva ko Rugemwa nawe ibyo byaba bimurangira ndetse n'imipango ya Rugemwa yose yaba igiye kuba yajyanze cyane yuko Fabiola aramutse agwanyije Rugemwa byaba ari ibintu byiza. Ese nawe bifuza yuko kwa Rugemwa basubiranamo, bifuza yuko kwa Rugemwa ndetse na Nyantambara batangira gusubiranamo ndetse bagatangira gushyirana hanze? Nawe nicyo kintu uri kwifuza ndetse nawe nicyo kintu cyagushimisha cyane muri ino filime Inzira musaba. Gusa ugiye kubona ko noneho ahangaha ibintu bigiye kuryoha ndetse mugiye kubona ko Rugemwa ndetse n'umuryango we wese ugiye kuba wakwirimbura cyane yuko navuga ko bita Fabiola nawe ameze nkaho yizaniye icyishe. Ese bizagenda gute umunsi Nyantambara yamenye ukuri, umunsi Nyantambara yamenye yuko Rugemwa yamucaga inyuma ndetse nyina Rugemwa afite undi mugore ndetse babyaranye n'umwana? Ngira ngo ubonye ko ubwo Rugemwa yazanaga Bruno yabeshye Nyantambara yuko ari umwana atoraguye. Ese bizagenda gute umunsi ahangaha Nyantambara yamenye yuko Rugemwa yamubeshye ndetse yamenye yuko Rugemwa yashatse undi mugore? Noneho kangaha ibintu bigiye kuba byajyana, noneho kangaha mu rugiye kwaka, noneho ko mugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byahindura isura. Ese bizagenda bite? Noneho kangaha hari benshi mufite amatsiko ndetse ari na benshi mukomeje kugenda mwibaza uburyo biri bwaze kuba byagenda Rugemwa nabasha kuba yagera mu rukiko, cyane yuko nagera mu rukiko ibyo yahishe ndetse n'ibyo yanze kubimenyekana byose mugiye kubona ko bigiye kuba byajya hanze. Ese biragenda gute? Rugemwa ari bwaze kuba yakwitwara gute imbere y'abapolisi, cyane yuko mubonye ko ahangaha bita Rugemwa ubwoba bwamutashye ndetse ubwo bari bwishi, cyane yuko imipango yari yapanze yuko baje yashimuta Iribagiza kugira ngo bafate Iribagiza ubundi bamubike kugira ngo Iribagiza atazagira ikintu avuga mu rukiko. Byose byamajije kuba byakwanga ndetse ibyo yapanze byose bimajije kuba byajya hasi ndetse tumaje no kubona ko ahangaha bita Iribagiza nawe akomeje kugenda atorerwa ndetse mukomeje kubona ko ahangaha bita Iribagiza akomeje kugenda ahura n'ibintu bidasanzwe. Mwamaje kubona ko ahangaha bita Cyusa nawe atangiye kumwereka yuko atakimukunda. Noneho bizagenda gute kangaha ibintu bigiye kuryoha, noneho kangaha ibintu bigiye kuba byahindura isura. Mwamaje no kubona yuko ahangaha ibintu bitoroshye, mwamaje kubona yuko ahangaha bita Isimbi nawe akomeje kugenda amenyera imirimo yo mu cyaro ndetse Isimbi akomeje kugenda amenyera ubuzima bwo mu cyaro. Ese bizagenda gute Isimbi azabasha kuba yamenyera ubona ubuzima ko twabonye ko ahangaha bita Isimbi ari umutetsi ndetse mwabonye ko Isimbi ibintu ari gukora atigeze abikora na mbere? Noneho bizagenda gute? Ese Isimbi azabasha kuba yababarira Cyusa? Dore ko navuga ko Isimbi kuba yaravuye iwabo ndetse kuba Nyirantambara ndetse n'Rugemwa barirukanye Isimbi, navuga ko ari amafaranga papa Cyusa yabashije kuba yashukisha kwa Rugemwa. Urabizi yuko kwa Rugemwa ndetse no kwa Nyirantambara bakunda amafaranga ku rwego rudasanzwe ku buryo bakora buri kimwe cyose ndetse banakwica umwana wabo kugira ngo babashe kuba babona amafaranga. Rero babonye ko ahangaha kwa Cyusa babategeshije amafaranga kugira ngo babashe kuba batwara umwana wa Isimbi. Gusa mwabonye ko Isimbi atari umubyeyi gito, mwabonye ko Isimbi atameze nka Nyirantambara. Isimbi yanze kuba yatanga umwana abasha kuba yaza kubaho mu buzima budasanzwe ndetse abasha no kuba yaza kubaho muri ubuzima atigeze abaho. Dore ko muri kubona ko Isimbi akomeje gukora uko ashoboye kose ndetse Isimbi akomeje guhangana kugira ngo abashe kuba yakuza umwana mu mahoro ndetse abashe kuba yakuza umwana amwereka urukundo rwa kibyeyi. Ese bizagenda gute? Isimbi azabasha kuba yababara Cyusa? Dore ko twamaje no kubona ko ahangaha bita Cyusa nawe yiyemeje
yiyemeje kuba yahiga umwana we ndetse cyose yiyemeje kuba yahiga isimbi kugira ngo isimbi abashe kuba yamuha umwana we. Ese bizagenda gute twamaje kubona kanga ahantu isimbi ariko ko twamaje kubona ko ahantu bacumbikiye isimbi batangiye kuvuga ati umugabo naza ibintu ntago bizagenda neza. Ese bizagenda gute isimbi ari bwaze kuba yabasha kuba yava ahantu de kuko amaje kubona ko babibwiye isimbi gusa isimbi akababwira yuko atahava kubera ko abafata nk'ababyeyi be ndetse kuba baramwakiriye ari ibintu by'agaciro gakomeye cyane. Ese bizagenda gute kanga tumaje kubona ko ibintu bitoroshye ko tumaje kubona yuko ahangaha bagize ubwo ndetse bari kwibaza ikintu kibwaze kuba cyakurikira umugabo w'uyu mukecuru naramukaje noneho kangaha ibintu biraza kuba byahindura. Ese uri gutekereza ko uyu umugabo w'uyu mukecuru bari gutinyeke ndetse bafite ubwoba yaba arinde? Ese nawe ufite amatsiko yo kumenya uwo muntu nawe niba koko amatsiko ari menshi kandi nawe ukaba ukomeje kwibaza ukuntu bigiye kugenda ndagira ngo ujye muri comment tubashe kuba watubwira kugira ngo nimba nawe ufite amatsiko tubashe kuba twamukubwira ndetse tubashe no kuba twamukwereka kugira ngo ubashe kuba wasongeka cyane yuko benshi ni mumubona ndetse benshi ni mumumenya muraza kuba mwatungwa cyane ndetse biraza kuba byabatungura cyane kubona uwo ari we dore ko akenshi igeze kugaragara muri no filime ari umugome mubi cyane. Ese bizagenda gute ahangaha nawe amatsiko ni menshi kandi nawe nicyo kintu ukomeje kugenda bibaza ko ino filime Inzira y'Umusaraba rero nyaboneka niba nawe wifuza ko twazajya gusura aho bakinira Inzira y'Umusaraba ndetse wifuza ko twagera aho bakinira tukabasha kuba twabaganiza ndagira ngo nawe ubashe kuba watubwira kugira ngo tuzajye kubaganiza ndetse tubashe kuba twaganiza Nyantambara ndetse na Fabiola tugende tubaganiza uko ibintu biba byifashe. Ese urumva wabaza ikihe kibazo uramutse uhuye na Fabiola ndetse cyangwa uhuye na Nyantambara urumva ari ikihe kibazo wabaza nawe jya muri comment tubashe kuba watubwira kugira ngo ibintu bishobora kuba byagenda neza ndetse benshi mufite amatsiko ndetse benshi mukomeje kugenda mwibaza ibintu byinshi mubashe kuba mwasobanukirwa. Twamaje no kubona yuko ahangaha uwo bita Rugenga nawe ubwo bari bwishi ndetse Rugenga ari kwibaza ikintu kigiye kuba cyakurikiraho dore ko twamaje kubona ko ahangaha uno mwavuga ngo ni Metero bakomeje kubwira ati nugera mu rukiko uzakomeze kuvuga ufite confidence kugira bazabone yuko ibintu uri kuvuga ubihagazeho kandi bazabone yuko utari kubeshya. Ese bizagenda gute nawe amatsiko ni menshi mwamaje no kubona ko ahangaha bita ari nawe kugenda ahiga Emile ndetse na Anita hose bagiye bamubonye ko ari kubahiga ndetse ari kubahigira hasi no hejuru afite umujinya ndetse ari kugenda abwira uno mwicanya ati uko byagenda kose tugomba kuba twabona kandi namukamfashe Emile ntago nahita mwica kuko mwishe vuba naba mpombye kuko ngomba kuba namwica gake kugira ngo nawe apfe yumva. Ese bizagenda gute uno mwicanyi azabasha kuba yafata Emile ndetse na Anita? Ese nawe uri kumva azabafata nimba niko wizeye Imana kandi ukaba wizeye yuko Imana itazatuma uno mwicanyi ngo ni ari afata Anita ndetse na Emile ndagira ngo nyabunde kujye muri comment wandike mu amen kugira ngo tweke ko nawe wizeye yuko Imana izabarinda kandi wizera yuko ikimana yafatishije koko nta muntu wagitandukanye dore ko anga muri kubona ko arakomeje gushakisha ndetse ashaka gukora uko ashoboye kose kugira ngo abashe kuba yatandukanya Emile ndetse na Anita. Gusa twamaje kubona ko anga bamaje kugirana igihango gikomeye cyane ngira ngo bishaka kango bita Emile yabwiye Anita ati uko byagenda kose icyaba cyose sinzigira nkusiga ndetse icyaba cyose nzakugwanira. Ngira ngo bishaka kango no bita Anita nawe yabwiye Emile ati niyo bandasa amasasi 100 ntago nzigira nkureka ndetse niyo bankira mu n'umuriro nzapfa ngukunda. Ese uyu ushaka kuba yatandukanya Anita ndetse na Emile azabasha kuba yabigeraho? Nawe nicyo kintu uri kwibaza ndetse nawe amatsiko ni menshi. Gusa mugiye kubona ko anga aragiye kuba yatungurwa cyane ndetse bigiye kumucanga ndetse aragiye kubona yuko we yirukanseho atamuzi. Ese bizagenda gute bizarangira gute? Nawe amatsiko ni menshi cyane babwira ati nanga nshoje ingwa banye kuri mikoro nyita Tiki Blessing bakunda cyane kandi noboza ku mutima. Ciao iribagiza karibagiza umutima urarusha yakundaga cyusa cyane akamwiza z'urukundo ariko uko iminsi yagiye isi yamubereye ikijimye amaso yarawuma urukundo rurasubira nyuma karibagiza ararira yibaza aho icyizere cyagiye cyose yaramwihakanye kuko yabaye impumyi ariko umutima horo cyakunda iminsi yamusekaga akamubwira amagambo meza ariko bamuhunga kuko yabaye impumyi ariko umutima uracyakunda. Yibuka iminsi yamusekaga akamubwira amagambo meza ariko bamuhunga aho guhumwa ari icyaha. Oya cyusa urukundo si amaso urukundo ni umutima iyo ukunda nyabyo namumyi nakubura icyerekezo. Karibagiza ararira yibaza aho icyizere cyagiye cyose yaramwihakanye
kuko yabaye impumyi ariko umutima we uracyakunda. Karibagiza ararira yibaza aho icyizere cyagiye, Cyusa yaramwihakanye kuko yabaye impumyi ariko umutima we uracyakunda. Ariko umutima we uracyakunda. Iribagiza karibagiza, gahinda kawe nikazahoraho, uza kumva hano kubona umutima, si amasomo gusa y'amaso. Karibagiza ararira yibaza aho icyizere cyagiye, Cyusa yaramwihakanye kuko yabaye impumyi ariko umutima we uracyakunda. Karibagiza ararira yibaza aho icyizere cyagiye, Cyusa yaramwihakanye kuko yabaye impumyi ariko umutima we uracyakunda. Uracyakunda. Iribagiza karibagiza, gahinda kawe nikazahoraho, uza kundwa n'ukubona umutima, si amaso ariko uko iminsi yagiye isi yamubereye ikijimye, amaso yarahuma urukundo rurasubira nyuma. Karibagiza ararira yibaza aho icyizere cyagiye, Cyusa yaramwihakanye kuko yabaye impumyi ariko umutima we uracyakunda. Yibuka iminsi yamusekaga akamubwira amagambo meza ariko wamuhunga kuko yabaye impumyi ariko umutima we uracyakunda. Yibuka iminsi yamusekaga akamubwira amagambo meza ariko wamuhunga kaho guhumwa ari icyaha. Oya Cyusa, urukundo si amaso, urukundo ni umutima, iyo ukunda ukunda nyabyo, nta mpumyi nakubura icyerekezo. Karibagiza ararira yibaza aho icyizere cyagiye, Cyusa yaramwihakanye kuko yabaye impumyi ariko umutima we uracyakunda. Karibagiza ararira yibaza aho icyizere cyagiye, Cyusa yaramwihakanye kuko yabaye impumyi ariko umutima we uracyakunda. Ariko umutima we uracyakunda. Iribagiza karibagiza, gahinda kawe nikazahoraho, uza kumva hano kubona umutima, si amasomo gusa y'amaso. Karibagiza ararira yibaza aho icyizere cyagiye, Cyusa yaramwihakanye kuko yabaye impumyi ariko umutima we uracyakunda. Karibagiza ararira yibaza aho icyizere cyagiye, Cyusa yaramwihakanye kuko yabaye impumyi.